Ndabasuhuza mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kaze mwese ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi turi buganire ku ijambo rivuga ngo amazina Yesu yise itorero. Itorero ni abera batoranyijwe, bakuwe mu byaha kubw'ubuntu bwa Kristo Yesu. Abaroma ibice 8 umurongo waho wa 33 aravuga ngo ninde uzarega abo Imana yatoranyije? Tawe, kuko Imana ubwabo ibita abere. Mu ntego zigize itorero ni ukwigisha cyangwa se kwamamaza no gutangaza ubutumwa bwiza, kandi ni ukuzana umucyo ahari umwijima. Itorero ni urumuri rw'isi. Itorero ni ryo tara rimurikira isi. Yesu niwe mucyo waje kuvira umwijima, ni n'imbabazi zasandajwe mu isi, kandi Yesu niwe gakiza kacu. Yesu rero ni urugero rwiza rw'itorero, kandi Yesu akunda itorero cyane. Turebe rero ayo mazina atatu Yesu yise itorero. Izina rya mbere Yesu yise itorero ni umunyu w'isi. Matayo ibice 5 umurongo wa 13. Abakiranutsi Yesu abagereranya n'umunyu. Umunyu urinda ibintu kubora, uryosha ibitaryoshe bikaryoha. Yesu yadusigiye umurimo wo guhindura isi ikaryoha. Ntabwo tuzahindura ubutaka, tuzahindura abantu, kuko abantu nibo isi. Yohana ibice 3 umurongo wa 16. Izina rya kabiri Yesu yise itorero muri umucyo w'isi. Matayo ibice 5 umurongo wa 14. Aho ubutumwa butaragera haba hari umwijima. N'urugo rwose rutarakizwa ruba rufite umwijima. Ni umurimo rero w'itorero kuba umucyo cyangwa se kubamurikira bagakizwa. Yohana ibice 8 umurongo waho wa 12. Izina rya gatatu Yesu yise itorero muri umudugudu wubatse ku mpinga y'umusozi, tukongera tukaba n'itabaza rishizwe ku gitereko cyayo. Uko niko itorero risabwa kugaragara hano ku isi. Abefeso ibice 4 umurongo wa 17 kugeza ku murongo wa 24. Abefeso kandi ibice 5 umurongo wa 15 kugeza ku murongo wa 21. Turebe amahirwe 8 Yesu yavuze ku bakiranutsi cyangwa se ku itorero. Yesu yaravuze ati hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bw'Imana ari ubwabo. Ubukene si ubwo kubura amafaranga, ni ubukene bwo gushaka Yesu, kuko ari we ufite byose. Matayo ibice 5 umurongo waho wa 3. Ubwo bukene butuma ushaka Yesu, ukihana, ugakizwa, ukava mu byaha. Ijambo rya kabiri hahirwa abashavura. Matayo ibice 5 umurongo wa 4. Si ugushavuzwa n'abapfuye, ni ugushavuzwa n'ibyaha byawe n'iby'abandi ngo bakizwe. Zaburi ya 34 umurongo wa 18 na Matayo ibice 21 umurongo wa 41. Ijambo rya gatatu hahirwa abagwaneza. Matayo ibice 5 umurongo wa 5. Si ukugwa neza bitewe n'imbaraga nke z'umubiri, ni ukugwa neza ko kwicisha bugufi ko mu mitima. Yesu yaravuze ko ari we cyitegererezo cyo kwicisha bugufi. Matayo ibice 11 umurongo wa 18. Na Pawulo nawe yatanze inama yo kwicisha bugufi. Abefeso ibice 4 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 2. Kuko kwicisha bugufi gufite imigisha ku bakiranutsi. Zaburi
15 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa kabiri, n'Abaheburayo ibice 10 umurongo waho wa 38. Ijambo rya kane, hahigwa abafite inzara n'inyota, Matayo ibice 5 umurongo wa 6. Iyo nyota yo gushaka ijambo ry'Imana cyangwa se yo guhinduka abana b'Imana no kubagwaho gukiranuka kwa Kristo Yesu. Yesaya ibice 51 umurongo wa 8, n'Abaroma ibice 5 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 9. Ijambo rya gatanu, hahigwa abanyembabazi kuko ari bo bazazigirirwa. Imbabazi ni impano iva ku Mana. Imana yatanze ngo ibabarire abantu, kandi kubabarira ni ijambo rikorwa n'umuntu wamaze kubabarirwa. Abaroma ibice 4 umurongo wa 7 haravuga ngo hahigwa ababarirwa ibicumuro byabo kandi n'ibyaha byabo bigatwikirwa. Ijambo rya gatandatu, hahigwa abafite imitima iboneye kuko ari bo bazabona Imana. Matayo ibice 5 umurongo waho wa 8. Kuri ubwo umuntu wese akeneye umutima musha. Zaburi ya 51 umurongo waho wa 10, n'Imigani ibice 20 umurongo waho wa 9. Ijambo rya karindwi, hahigwa abakiranura cyangwa abunga abantu n'abandi, cyangwa se abunga abantu n'Imana, kuko uwo murimo niwo Imana yaduhaye gukora. Abaroma ibice 15 umurongo waho wa 33. Abaroma kandi ibice 12 umurongo waho wa 8. Ijambo rya 8, hahigwa abarengana bahogwa gukiranuka. Matayo ibice 5 umurongo wa 10. Abantu benshi barengana ku bintu bitari byo, ariko nurengana uzira gukiranuka uzishime kuko uba ugeze mu kirenge cya Yesu, nawe yazize gukiranuka.